ukuntu tujya tubona abajene urubyiruko abona nk'ikintu kiza cyane agahita avuga ngo uriya muntu yambaye neza wagira ngo ni AI, cyangwa se akavuga ngo uriya muntu namubonye ukuntu hari ahantu hasa neza wagira ngo ni AI. 2020 abantu benshi bari bafite ubwoba bwo gupfa kubera covid, vuga bati covid. Wisanze gute ahantu avuga bati ngiye kwiga AI mu gihe twebwe turimo kwimenya uyu munsi icyatumye njyamo nukubera impamvu nk'ebyiri. Iya mbere nuko nari mvuye hano mu Rwanda n'ubundi ubona politike y'ikoranabuhanga ariyo duhora dukangurirwa ko izateza imbere igihugu. Nukuvuga ngo iyo urebye no mu itembera ry'ibihugu usanga kugira ngo igihugu kivaho kiri kigera ahandi nuko gifata technology cyangwa ikoranabuhanga riba rigezweho kigashoramo ingufu, ubumenyi ndetse n'uburyo bw'ubukungu. Ngeze muri Korea y'Epfo rero nasanze icyo gihugu n'ubundi gifite ayo mateka ajya kuba ko cyatangiye gikennye ariko kiza gukoresha ikoranabuhanga uyu munsi kikaba kiri mu bihugu biteye imbere. Ndetse nanarebaga n'ibihugu bituranye na Korea y'Epfo harimo Singapore ndetse na Taiwan. Ariko ndavuga nti rero n'ubundi igihugu cyacu kugira ngo kizatere imbere dukomeze iterambere n'ubundi cyatembera, ariko gukomeza iterambere rijyana mu ikoranabuhanga n'ubundi AI mu gihe kizaza izasa n'ifasha isi yose. Nuko navuze nti rero reka njye muri AI, ariko binajyanye yuko nabonaga ko igisirikare kigiye kuzaza kizaba gishingiye kuri technology. Niyo mpamvu nafashe icyemezo ndavuga nti reka ubwo mbonye amahirwe yo kuba mu gihugu iyi technology yateye imbere, reka noneho njye muri AI kuko hari ibikoresho, hari abarimu, nanjye mfata icyemezo cyo kujya muri artificial intelligence. Tukiri ku kibazo cya AI, ese ubona urubyiruko rukoresha AI nk'uko bikwiriye, mu buryo bukwiriye? Urubyiruko ntago wenda AI nibwo gitangira bituma abantu bayitiranya n'ibitari AI, cyangwa se ugasanga bayikoresha ibyo dakwiye gukora. Ariko AI mpamya yuko bigisaba urugendo kugira ngo yigishwe. Kuri ubu tugerageza nkanjye mbonye umwanya ntanga isomo rya artificial intelligence muri kaminuza y'u Rwanda, tugenda tugira abantu bagenda bayimenya uko imeze. Ariko ndahamya yuko ubuyobozi burimo gushyiramo ingufu, hari ibikorwa bimwe na bimwe bigaragaza yuko AI izagira abantu bakayumva kandi bakayikoresha neza igateza imbere igihugu. Yego, reka tuze mu karere tuganire ku mutekano mu karere. Iyo turi kureba uko ingengabitekerezo ya jenoside igenda ishora imizi cyane cyane mu karere u Rwanda ruherereyemo, abantu benshi turahangayika rimwe na rimwe tugakuka imitima tukibaza se abantu ntabwo bashobora no kureba ku mateka y'u Rwanda ngo bayigireho. Ese namwe nk'ingabo, abasirikari, iyo muyirebye murahangayika, muratinya cyangwa? Ijambo ryo gutinya sinzi ko ari ryo twakoresha, kubera ko mu mikurire yacu mwumvishe ko abantu benshi burya bari muri RDF ni abantu bavuye mu cyo nakwita resilience. Ntago ari abantu babona ikintu cyose ngo bagize ubwoba. Ikindi uzasanga abo bantu bafite ingengabitekerezo n'ubundi RDF isanzwe yarabatsinze, ni ukuvuga ngo ntago ari bashya. Wenda icyo babona uyu munsi ni ubufasha bw'abantu nabo batishoboye bamwe na bamwe. Ariko ubu ngubu ingufu zihari zajemo niyo AI navugaga, ni ukuvuga ngo zariyongereye cyane. Ntago mpamya ko twakoresha ijambo kugira ubwoba, ahubwo numva twakoresha ijambo kuba biteye inkeke. Muri make dukurikije amateka twumvishe Dr. Bizimana yatugejejeho, biratangaje kuba umuntu w'umunyarwanda waciye mu byo twumvise yaba gifite ingengabitekerezo n'umugambi wo kugira ngo dusubire hahandi. Murumva ko biteye inkeke, nubwo ariko bidateye ubwoba. Ingengabitekerezo igenda ifata ifomu nyinshi, hari ijyanye n'amoko, abantu bakigira philosophy nyinshi. Nagiye ntembera nko mu bihugu by'amajyepfo henshi ugasanga hari
hari filosofi cyangwa imyumvire yubaka koko iyo ngengabitekerezo. Ariko nkavuga ko twebwe nk'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko turamutse turi ready, ntago mpamya ko ingengabitekerezo ifite ingufu nyinshi zo kudutsinda. Hari nk'ibintu nka bitatu mbona urubyiruko rukwiye gukora kugira ngo koko duhagarare dushikamye ntitugire ubwoba bw'ingengabitekerezo. Icya mbere ni ukumenya amateka y'igihugu n'amateka ya buri muntu bwite, kuko ntushobora kurwanya ingengabitekerezo utazi n'ibyo yakoze mbere. Ushobora kuyibona umuntu agashyira kuri social networks ikintu ukabona kuko gifite ukuri bitewe na analysis bagikorera, ariko iyo uzi amateka naho icyo kintu gihuriye n'amateka ntabwo icyo kintu cyakuyobye. Urubyiruko rero rugomba kumenya amateka ya buri muntu ariko no kuyahuza n'ay'igihugu. Ikindi cya kabiri ni ukurwanya ingengabitekerezo. Noneho uyu munsi iyo ngengabitekerezo yananiwe gutsinda urugamba rw'amasasu rusanzwe, kuko nkuko nabivuze RDF ntago numva turatsindwa na rimwe, ariko noneho imoving ijya muri social media ya indi navuze ndetse na AI. Urubyiruko birarworoheye uyu munsi gukoresha izo tools zihari duhabwa n'igihugu tukarwanya ingengabitekerezo kandi mu buryo bugaragara. Icya gatatu mbona urubyiruko rukwiye gukora no kwisukura. Buri muntu wese ku giti cye akisukura. Nabyita clean ideology, kugira ideology nziza, kuko ntago warwanya ideology mbi nawe ufite iyo bisa nayo. Ntago warwanya kuvangura nawe uzi ko muri wowe ufite ko kantu ko kuvangura. So urubyiruko rero rugomba kugira guhagarara ruzi yuko ruri clean muri mind ndetse no mu bitekerezo. Ikindi ngira ngo urubyiruko rwitondere kugira ngo tuvuge ngo ntago dufite ubwoba, ko ntago wavuga ko udafite ubwoba waraye mu kabari, ntago wavuga ko udafite ubwoba wanyweye ibiyobyabwenge, ntago wavuga ko udafite ubwoba utari physically fit. Iyo gihe ntago numva yuko ubwo bwoba ahubwo ukwiye kubugira igihe umeze gutyo. Niyo mpamvu rero kugira ngo tutavuga ya terime watangiranye yo kugira ubwoba, urubyiruko rukwiye kuzirikana ibyo bintu nari mvuze n'ibindi bagenda biga mu maforamu zatandukanye, nibwo noneho twavuga ngo ingengabitekerezo ntabwo duteye ubwoba. Murakoze. Yego, iyo tubona bafande nkamwe bambaye iyi myenda tukibuka ibisasu byamizwe hahandi, tukabona abapolisi dufite ku muhanda, tukabona abacungagereza, tukabona abantu bambaye uniform, tukumva turinzwe, twumva ari ibyo nyine bihagije nk'urubyiruko. Ese koko kurinda igihugu hari undi muntu bireba utari mwebwe? Ubundi uko isi igenda itera imbere igenda ihinduka. Mu gisirikare hari icyo twita domains of war, ahantu abantu barwanira intambara. Ahambere ni ku butaka, mu kirere, ubwo ni aha kabiri, ndetse no mu mazi. Ibyo nibyo abantu bamenyereye n'iby'abasirikare. Ushobora kurinda igihugu muri izo domain. Ariko uko isi igenda itera imbere nk'uko nabivuze, haza bya bintu navuze bya AI, social networks, internet, hazaho izindi domain cyangwa ahandi hantu ho kurwanira intambara. Mujya mwumva zitwa cyber domain n'urugero. Hakongera hakaza izindi zitwa information and influence domain, kurwana intambara mu makuru. Dushobora kubyumva nk'aho biri soft, ariko burya umuntu ushobora kumutsinda ku butaka, ukamutsinda mu kirere, ukamutsinda no mu mazi, ariko akagutsinda muri izo domaine zindi mvuze ziri soft. Aha rero niho abantu bagomba kumva yuko kurwana intambara yo kurinda igihugu muri za domaine nari mvuze ziri soft ni inshingano ya buri wese, ntago ari y'abasirikare. Tuba dukwiye kumenya ko nk'urugero kurwana na yanjye ngabitekerezo navuze kuri social media ntago ari inshingano y'abasirikare, uretse ko natwe tubifitemo uruhare, ariko ni inshingano ya buri wese. Kurinda igihugu rero ntago ari kuba umusirikare gusa, uretse ko nabyo ababishaka ni karibu, ariko hari ahandi hantu wakora henshi aho uri ukaba warinda igihugu muri za domaine zindi navugaga kandi utiriwe ujya mu gisirikare. Ariko ntibibuze ko ababishaka
mutari welcome cyangwa se mudafite karibu. Murakoze. Yego murakoze, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nyuma y'imyaka 32 hari byinshi byo kwishimira igihugu cyagezeho, ndetse no kuba abenshi dufite no munsi ari urubyiruko, ndetse benshi banavutse nyuma jenoside. Ariko se iyo mwitegereje mubona hakibura iki kugira ngo ubu bumwe tuvuga uyu munsi tuzabe tukibuvuga no mu myaka y'indi iri imbere? Ibi bintu ni ibintu bikomeye, kuko nabashije kugenda ndeba ibihugu yaba muri Afurika cyangwa no muri Aziya, cyane cyane niho nabonye. Ufashe igihugu cy'u Rwanda ahantu cyageze, aho twageze, tukongera tukahava tukaba tugeze aha ngaho uyu munsi, ubundi ni igitangaza, nta handi biba. Iyo igihugu cyasenyutse kuri uriya rwego, noneho kinasenywe n'abenegihugu, ntago biba byoroshye yuko cyongera kugaruka kikongera kuba igihugu. Hari n'amahirwe akomeye cyane. Ariko nanone tuvuze ngo hari ibyo twabayemo bibi, harimo ubutwari, harimo ibyiza n'ibibi muri aya mateka twavuze, tukishima tukarekeraho ngo ubwo hari ibyo twagezeho, reka turekere aho ngaho, twazongera n'ubundi tugasubira hahandi. Igikenewe nuko urubyiruko rufatira aho ngaho aho tugeze uyu munsi, hanyuma rukarinda ibyagezweho. Iyo ndebye usanga mu bihugu byagiye biva kure bikagera aheza, bihurira ku bintu bibiri. Icya mbere ni visionary leadership, ubuyobozi bufite intumbero. Icya kabiri harimo ibindi byinshi, ariko icya kabiri gikomeye ni urubyiruko rufite discipline. Urubyiruko rufite discipline, iyo ni ibintu bibiri. Icyo cya mbere rero cya visionary leadership twagize umugisha, ngiye ngwita umugisha, tugira Fund Commander in Chief kuva atanye inshingano zo kuyobora urugamba kugeza ashyizeho imirongo migari yo kongera guteza igihugu imbere no gukomeza kurwana runo rugamba twavuze rw'ingengabitekerezo, kurwanya abagishaka kudusubiza hahandi, ndetse n'ibindi byose mubona na vision ye. Mwumva ko dufite amahirwe ko icyo cya mbere kirateguwe. Hari vision igaragara yo kugira ngo twongere kubaho nk'igihugu kandi dutere imbere. Uruhare rusigaye rero ni rwa rundi nari mvuze rwa kabiri, urubyiruko rufite discipline. Ni ukuvuga ngo igihe cyose tudafite discipline, n'ubundi twazasanga n'ibyagezweho tubisenya, cyangwa se tukareka ababisenya bakabisenya. Birasaba rero ko urubyiruko rufata inshingano. Iyo murebye urubyiruko rwaboheye igihugu, uwasangaga n'ubundi bari muri iyi myaka abantu benshi hano bafite. Bityo rero ni inshingano zacu kugira ngo dufatire aho ngaho, tugirane igihango n'igihugu. Uwo uri we wese, amateka waciyemo yose, warababaye, warishimye, wahuye n'ibi, uwo ari we wese biramureba. Twese dushyira hamwe tugirane igihango n'igihugu, hanyuma ntituzongere gusubira hahandi, ahubwo dukomeze dutere imbere. Murakoze.